reka mbabwire, Imana ifite ubushobozi bwinshi butagira akagero. Muri iyi minsi ya none abantu benshi bamaze kwandura indwara, bazi ko Imana itagitanga imodoka, bazi ko Imana itatanga inzu, bazi ko Imana itatanga amafaranga. Ubonye umuntu abifite cyangwa abigize, batangira kuvuga ngo hari aho yagiye, hari aho yanyuze. Ariko ijambo riratubwiye ngo wirengagize ibindi byose. Pawulo yandikiye Abefeso ngo twirengagije ibyatambutse, ibyahise byose, mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Bishatse kuvuga ngo Imana ifite ubushobozi bwinshi, nta Imana itakura umuntu, nta itageza umuntu, ifite ubushobozi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice byaho 3. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere turangize n'umurongo wa 3. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice byaho ni 3, umurongo wa mbere turangiza n'umurongo wa 3. Ni igitabo giheruka inyuma muri Bibiliya. Twihute tugereyo kugira ngo dusome. Reka dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwandikiwe Abisarudi. Wandikiwe marayika y'itorero ry'Isarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe yuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukabura intumbi. Jya uba maso, komeza ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvishe, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nagutunguriye. Ni ijambo ry'Imana. Reka tubanze turibana umuririmbyi wa 69 mu ndirimbo z'agakiza. Tubanze turibane umuririmbyi afite ibitabo by'indirimbo, bamfashe turirimbane umuririmbyi wa 69 mu ndirimbo z'agakiza. 69 mu ndirimbo z'agakiza, tubanze turirimbane. Igihugu cyiza kiradutegereje ijuru, kizicarwaho n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo itwita ingoga. Umuyaga nazara w'igihugu, udurugami kandi w'Imana
Haleluya. Turimbanye umuririmbyi wa 69 mu ndimo z'agakiza, muririmbyi warimo abwira umutima we ngo bamaso. Haleluya. Yararimo abwira umutima we ngo bamaso kuko yabonaga yuko ubwami bw'Imana bwegereje. Bishatse kuvuga yuko yabonaga yuko umutima uri gushaka kumusinziriza. Arangije aririmba ati umutima wanjye w'amaso kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Imana itugirire neza. Dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana bice byaho 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Ni amagambo nahaye intego ivuga ngo komeza icyo usigaranye. Komeza icyo usigaranye. Haleluya. Komeza icyo usigaranye. Icyo usigaranye muri iyi minsi kigundire. Navuze ngo komeza icyo usigaranye, mu yandi magambo icyo wumva usigaranye kigundire. Kwizera gucye usigaranye kugundire. Agakiza usigaranye kagundire. Haleluya. Icyo usigaranye, icyo wumva usigaranye ugikomeza ukigundire. Mana yacu tugire neza. Ubundi ushatse kuvuga ngo ibisigaye biba bishatse kuvuga ko hari ibyabanje bigashira hakagira ibisigaye. Urugero ushatse kuvuga ngo ni Kongo hasigaye ibitoki bikeya, abashatse kuvuga ko byahoze bihari. Ushatse kuvuga ngo kuri Sepake hari amazi makeya, abashatse kuvuga yuko hari amazi menshi yuzuye. Haleluya. Niyo mpamvu rero uyu mwanditsi Yohana arimo yishurirwa iby'itorero ry'Isarudi, ageze kuri umurongo yaravuze ngo komeza icyo usigaranye, komeza ibisigaye bigiye gupfa. Haleluya. Komeza ibisigaye, komeza icyo usigaranye, komeza icyo usigaranye. Niyo ntego y'ijambo nakuzaniye uyu munsi. Yesu ari Getsemani yagiye gusenga ari mu minsi yegereje iminsi yo kubabazwa, ngo yajyanye n'abigishwa. Arangije ngo aho bari bageze ku musozi arabitarura, aravuga ati nge gusenga. Aragenda ngo agera nk'aho umuntu yatera ibuye, arapfukama arasenga. Agarutse asanga barasinziriye. Arongera aragenda, agarutse nanone asanga barasinziriye. Arababwira ati mubashije kubana amaso nanjye. Arababwira andi magambo akomeye, arababwira ati musenge mutajya mu mosha. Haleluya. Impamvu yo kugwa mu mosha ni ukudasenga. Impamvu yo kugwa mu byaha ni ukudasenga. Arababwira ati nimubashije kubana amaso nanjye. Mukristo mwene data, bamaso ukomeze icyo usigaranye. Bamaso ubere maso icyo wumva usigaranye. Bamaso ubere maso ubugingo bwawe. Bamaso ubere maso agakiza Imana yaguhaye. Bamaso ubere maso kwizera wumva usigaranye. Bamaso ubere maso amasengesho makeya wumva usigaranye. Mana itugirire neza. Pawulo yandikiye Abefeso ibice byaho 6 uhereye ku murongo wa 10 kugeza kwa 11. Arabwira ati ibisigaye noneho mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Reka mbabwire, Imana ifite ubushobozi bwinshi butagira akagero. Muri iyi minsi ya none abantu benshi bamaze kwandura indwara, bazi ko Imana itagitanga imodoka, bazi ko Imana itatanga inzu, bazi ko Imana itatanga amafaranga. Ubonye umuntu abifite cyangwa abigize, batangira kuvuga ngo hari aho yagiye, hari aho yanyuze. Ariko ijambo riratubwiye ngo wirengagize ibindi byose. Pawulo yandikiye Abefeso ngo twirengagije ibyatambutse, ibyahise byose, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Bishatse kuvuga ngo Imana ifite ubushobozi bwinshi. Nta Imana itakura umuntu, nta itageza umuntu. Ifite ubushobozi bwinshi. Mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Niko Pawulo yandikiye Abefeso. Aravuga ngo ibisigaye noneho, ibisigaye bene data, ibisigaye. Bishatse ngo hari ibyari byarabanje, hari ibyo bari baranyuzemo, hari uko bari barifashe. Ariko ageze kuri umurongo aravuga ngo bene data, noneho ibisigaye twirengagije ibyatambutse,
ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Haleluya. Mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Arongera arababwira ati mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nashatse kuvuga kuri uburiganya bwa Satani. Satani ariganyije abantu benshi, yabanyaze ibyari byuzuye abasigira dukeya. Satani ariganyije abantu benshi, abariganyije kwizera abasigaje kwizera gukeya. Satani ariganyije abantu muri iyi minsi, abariganyije agakiza abantu basigara ukwiyoberanya. Ariko haleluya, mukomerere mu mwami, umwami Imana no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mutariganywa na Satani. Satani ari kuriganya abantu. Niyo mpamvu Yohana yereka iby'iri torero, yereka iby'iri torero ry'i Sarudi, yaravuze ngo noneho ibisigaye komeza ibisigaye bigiye gupfa. Nagira ngo mubwire uyu munsi, nutabera amaso ibisigaye nabyo bizapfa. Nutabera amaso agakiza usigaranye nako kagerwa ku mashyi. Nutakabera amaso nako azakakunyaga. Kugira ngo mu gihe usinziriye Satani najya asinzira. Komeza icyo usigaye. Udusengesho dukeya twusigaranye tubere maso. Kwizera gukeya usigaranye kubere maso. Nutakubera maso Satani umuriganya nako azakuriganya. Ariko komeza. Haleluya. Komeza icyo usigaranye. Komeza icyo usigaranye. Icyo usigaranye. Buri muntu wese ariyizi. Icyo usigaranye urakizi. Amasengesho usigaranye urayazi. Kwizera usigaranye urakuzi. Komeza muri utwo duce usigaranye dukomereho. Haleluya. Uduce usigaranye dukomereho. Buriya ubwiye umuntu ngo ba maso, icyatumaga Yesu abwira abisha ngo babe maso ni uko bari basinziriye mu gihe kitari cyo gusinzira. Cyatumaga agaruka agasanga basinziriye, kababwira ngo mube maso. Yararebaga akabona si igihe cyo gusinzira. Niyo mpamvu yavuga ngo mube maso, musenge mutajya mu moshya. Ubwiye umuntu ngo kanguka ni uko abasinziriye mu gihe kitari cyo gusinzira. Ubwiye umuntu ngo ba maso ni uko abaryamye agasinzira mu gihe kitari cyo kuryama. Niyo mpamvu ushobora kuba wamubwira ngo ba maso. Ese turi mu gihe cyo gusinzira? Bakristo bene data, turi mu gihe cyo gusinzira? Turi mu gihe cyo kuba maso. Niyo mpamvu nakubwiye ngo komeza icyo usigaranye. Icyo usigaranye gikomeze. Kandi niho cyaragiye. Dufite Imana yakugarurira ibyawe byanyazwe uyu munsi wa none. Kuba tukiza mu materaniro nabyo ni imbabazi z'Imana. Kuba umuntu afata urugendo akagera iyajya, akajya Kampala, akajya akagaruka, nyamara ubuzima bwo mu mwuka Imana yakureba mu buzima bwo mu mwuka ikabona uri intumbi. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru kuko ari umutunzi imbabazi. Haleluya. Imana ni nyembabazi. Ndagira ngo tuzamuriganze tuyihereze icyubahiro kuko igitugirira imbabazi turi abanyabyaha. Imana ikatureba, yareba ubuzima bwo mu mwuka ikabona shwi, yareba agakiza ikabona shwi karagiye, ariko ikakurinda. Nubwo bimeze gutya ikakurinda, nubwo yareba ikabona barapfuye rwose, ariko ikakurinda. Ukagera iyo ujya, ukagenda n'imodoka, ukagenda na piki, ukagenda n'amaguru, ukagera iyo ujya ikakurinda ukagaruka. Imana ni nyembabazi. Haleluya. Imana ni nyembabazi nyinshi zitagira
butagira akagero. Komeza icyo ufite. Haleluya. Komeza icyo ufite. Yakureba ikabona uri intumbi warapfuye rwose. Yohana niko yeretswe itora ry'i Sarudi. Yarahanura aravuga ngo yemwe komeza icyo ufite. Komeza ibisigaye bigiye gupfa. Rangeto aravuga ngo wibuke ibyo wumvishe. Ababwiza butumwa benshi banyuze imbere yawe. Amagambo y'Imana yakuze mu matwi ari menshi. Uyibuke, ubyibuke, ngo numara kubyibuka wihane. Hepfo niko umurongo wa 3 niko yanditse. Aravuga ngo ibuka ibyo waciriye. Amagambo y'Imana waciriye, tumwe bwiza bwanyuze mu matwi yawe, ubyibuke, ngo kandi numara kubyibuka wihane. Haleluya. Komeza icyo ufite. Kuba ukibasha kuza hano mu materaniro, ibyo byonyine usigaranye naho wabuza wakerewe, bikomeze. Kuko nabwo nutaba amaso Satani azabikunyaga. Usigare no ku cyumweru niba uri umucuruzi ucuruza. Usigare no ku cyumweru utakiza no mu materaniro. Udusengesho dukeya usigaranye, dukeya. Dukomeze kuko wakunyaze bya bindi naho yagiye. Dukomeze. Komeza icyo usigaranye. Kwizera gukeya wumva ufite. Kwa kwizera wumva usigaranye. Kwa kundi wumva ufite. Gukomeze. Kuko nutaba amaso Satani nakaza kukunyaga. Satani yawumbye ngo urugamba urwana muri urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Satani yarahabaye. Satani arahazi. Reka gukina muri urugendo, nta gukina muri inzira, nta gukina. Satani arahazi, azi ibyiza byawo, azi umunezero w'ijuru. Nukina azabigutesha kuko arahazi. Ni umuriganya, afite amazina menshi. Ni umuriganya, ni umushukanyi, ni umunyamayeri. Urugamba urwana Satani nutaba amaso nabyo azabikunyaga. Komeza icyo ufite. Kandi niba nawe cyaratakaye, usaba Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yongere kugarura agakiza kawe, gusubize, yongere kubake, yongere kurema n'ibyiringiro. Abantu benshi batakaje ibyiringiro, ariko dufite Imana. Haleluya. Dufite Imana yakongera ikakubaka, ikaguha imbere, ikagusubiza amasengesho yawe. Dufite Imana y'ijuru n'isi nyir'imbabazi, iturinda, itureba n'intumbi. Iyo umuntu ari umunyabyaha, iyo umuntu yarazi Imana agasubira mu byaha, iyo mwitegereje ubona yarapfuye. Iyo yitegereje umuntu wasubiye mu byaha, iyo yitegereje umunyabyaha, irareba ikamubona yarapfuye mu buryo bw'umwuka. Ariko twe twakureba tukabona umuntu ni muzima, ukagenda ukagera iyo ujya, ugakora imirimo yawe uri muzima. Ariko mu buryo bw'umwuka gakiza karagiye, uri intumbi. Mu buryo bw'umwuka, mu mbabare ntabwo mbatutse, ni ijambo ry'Imana ntabwo ari. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana ntabwo ari jewe, niko ryavuze. Komeza icyo ufite. Icyo ufite. Dufite Imana yakongera ikakwemera ibyiringiro. Haleluya. Dufite Imana yakugarura agakiza wanyazwe. Dufite Imana yakugarura amasengesho wanyazwe. Dufite Imana yakugarura ibihe wanyazwe. Dufite Imana y'inyembabazi. Iyo atari imbabazi z'Imana, umuntu yajya acumura agahita apfa. Yajya acumura, yajya akora icyaha gahita imurangiza. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya. Imana ni umutunzi w'imbabazi nyinshi. Iyo turebera mu byaha bibona tutakiriho, ikabyirengagiza, ikaturinda, tugakora imirimo yacu, tukagenda, tukagera iyo tujya, tukagaruka, batureba bakabona turi mazima. Ariko uburyo bw'umwuka byararangiye. Ariko dufite Imana y'inyembabazi,
yakongera ikatugarura ubuzima, ubuzima bwo mu mwuka bukaba buzima, kongera ikakubaka hari hacagase. masengesho yagiye akagaruka, bihe byagiye bikagaruka, kwizera kwagiye kukagaruka, imbaraga zo mu mwuka zagiye zikagaruka. Dufite Imana. Haleluya. Ndabona ibyo byose tugiye gusenga Imana. Buri muntu wese ariyizi uko asigaye ameze, buri muntu azi uko asigaye ameze. Utwo usigaranye uratuzi, uko usigaye umeze urakuzi. Buri muntu wese ariyizi. Tugiye gusenga Imana. Agakiza usigaranye uwakubwira ngo gapima ibiro bingahe urabizi. Wahoze wuzuye rwose, wahoze usenga, ariko ubu na Mwami Yesu arakunaniye. Wahoze ujya kurya ugasenga, wajya kuryama ugasenga, saa 9 ugasenga, ariko ubu ngubu bya bihe. Najya umwe ngo nutaba amaso, nutwo duceye usigaranye, Satani azatukunyaga. Nutaba amaso, Satani umuriganya natwe azatukunyaga. Komeza icyo ufite. Bera amaso ubugingo bwawe, bera amaso agakiza Imana yaduhaye, bera amaso kwizera Imana yamuhaye, wera amaso. Amaso ntabwo turi mu gihe cyo gusinzira, ntabwo turi mu gihe cyo. Imana yashyize ku mutima wacu kugira ngo naryo uryumve. Jambo riratubwiye ngo komeza icyo ufite, urinde ibisigaye, kuko nabyo byakurebye nabi. Komeza icyo ufite, duce usigaranye dukomeze. Aho zuzuye amasengesho, ahoranye ibihe byo kwizera uko ufite kwizera, ariko aho ngaho bishoboka ko Satani yaba yarakuvunjiye. Ariko n'umwanya wawe uyu munsi wa none kugira ngo ugarukire Imana, dusenga Imana yongere kuzuriza agakiza. Abantu bahoze buzuye umwuka wera, ariko ubu ngubu Satani yarabavunjiye. Hari indimi z'umwuka wera, hari amagambo, Satani yarabavunjiye. Abantu basigaye batagisenga no gusenga, yewe no mu ngo zabo ntibagisenga. Ariko komeza icyo ufite. Haleluya. Niba wumva ugihagaze, komeza icyo ufite. Agakiza wumva usigaranye, ibiromba gafite gakomeze, ukagundire, kuko nutaba amaso nako Satani azakakunyaga. Komeza icyo ufite. Haleluya. Tugeze ku musozo, tugiye gusenga Imana. Ushobora kuba uraha utaranigeze wakira agakiza rwose, ariko inkuru za Yesu ukazumva, ukaba wumva wakakira Yesu umwami n'umukiza. Ni ikaze kugira ngo Yesu akugire neza. Yesu ni umwami, tarashyizweho n'amatora, ikabarindi baturimbiye ngo ari ku ngoma. Ntabwo yashyizweho n'amatora, kandi azahora ku ngoma ibihe byose. Haleluya. Ari ku ngoma, ntabwo yashyizweho n'amatora. Nta mama yigeze yicara ngo ivuge ngo tumushyizeho. Umwami w'abami ari ku ngoma. Ushobora kuba uraho utaramwizera, ariko nikaze kugira ngo tufatikanye urugendo rwo gukurikira umwami w'abami, rwo kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ushobora kuba uraha kandi waragabanukiwe, warapungukiwe rwose, waratakaje ibihe byawe, ariko nagira ngo ngutangarize ngo komeza icyo ufite. Haleluya. Komeza icyo ufite, ube maso, kuko nutaba maso Satani nacyo yakikunyaga. Ni umwanzi, ni umugome, ni umushukanyi. Uko gusenga usigaranye, uko kwizera usigaranye, gukomeza ukugundire. Haleluya. Ugundire igisigaranye, ubigundire. Nutaba amaso Satani azabikunyaga, kuko uru rugamba, uru rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Mu ijuru Satani arahazi, niyo mpamvu arwana urugamba rwo kugira ngo akubuze kuzajya mu ijuru. Ariko komeza icyo ufite. Haleluya. Dufite Imana itanga imbaraga ku muntu wacogoye. Dufite Imana yakongera kukubaka aho barasenyutse. Dufite Imana ishobora byose. Imana y'inyembabazi nyinshi zitagira akagero, iri aha ngaha kugira ngo yongere itanga imbabazi kuri buri muntu wumva waracogoye. Imana yongere ikuzuze
haleluya. Mana yongera ikuzuze abasenyutse, yongera Imana ikubaka. Mana yongeye kurebe neza, yongeye kukureba ndibona yuko utakiriho, ahubwo ni kureba mbona yuko uri umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru kandi uri kumwe nawe muri urugendo. Tugiye gusenga Imana, nibura aha waracogoye ushaka kugira ngo Imana ikongere ikuzurize imbaraga. Rahangaha warasenyutse ariko Imana irahari kugira ngo yongere ikubake, guha imbaraga zo kurwanya Satani, yongere guha intwaro zose z'Imana, yongere ikubake. Satani ntabwo wamurwanya tambaye intwaro z'Imana. Satani ntabwo wamurwanya udafite kwizera. Satani ntabwo wamurwanya udafite agakiza. Satani ntabwo wamurwanya tambaye intwaro z'Imana. Ese izo ntwaro urazifite? Tugiye gusenga Imana, mwanya wawe wo kugira ngo wisubiremo, witekereze. Tekereza ibihe bya kera, tekereza uko wasengaga, tekereza uko wagiraga kwizera, tekereza uko wumvaga ufite guhamya muri wowe, tekereza uko wumvaga wambaye ubutumwa bwiza, ugenda hose ukumva ufite ijambo ry'Imana, nyamara Satani akaba yarakunyaze. Ni umwanya wo kugarukira Imana, ni umunsi wo kugira ngo ugarukire Imana. Ijambo ry'Imana ryarangiye ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Ni umwanya wo kugira ngo ugarukire Imana. Mana yongere ikuzuze imbaraga, Mana yongere ikuzuze kunesha, yongere ikuzuze kwizera, ubashe gutsinda umuriganya Satani. Hagurukira mu mwanya wawe. Mana itanga imbaraga, yongere guha imbaraga. Mana itanga kwizera, yongere ikuzuze kwizera. Mana itanga ibihe, yongere ikuzuze ibihe. Imana ihembura, yongere guhembure, ikuzuze ibihe byiza byo kuzura umwuka muri iyi minsi ya none. Ntabwo ari igihe cyo gusinzira, ntabwo ari igihe cyo gusinzira bene data, ni igihe cyo kuba maso, ukabera maso ibisigaye, ukabera maso agakiza Imana yaguhaye, ukabera maso ubugingo bwawe, ukabera maso kwizera ufite, ukabibera maso. Si igihe cyo gusinzira, ntabwo ari igihe cyo guhunikira, ntabwo ari igihe cyo kugenda uko umuntu yishakiye, ni igihe cyo kuba maso. Nutaba maso Satani azakunyaga, kuko we nta mikino agira. Amasaha y'ijoro dusinzire, we ntajya asinzira, ahora akora amasaha yose. Mana irahari kugira ngo itange imbaraga. Umuntu waba waracogora muri iri teraniro, Mana irahari kugira ngo yubake. Umuntu wasenyutse muri iri teraniro, Mana irahari kugira ngo gusubize ibihe byawe bya kera. Mana irahari kugira ngo ngende gusubiza ibihe bya kera, uko wahoze. Gakiza kawe kari kuzuye rwose, kagendana ijambo ry'Imana, genda ukagendana indirimbo z'amashimwe, ariko ibyo bihe byarasigaye, byaratakaye. Mana irahari kugira ngo yongere gusubiza ibihe bya kera, ibihe byo mu mwuka, ibihe byo kuzura umwuka, ibihe by'agakiza, ibihe wahoranye kera buri muntu abizi. Mwanya wo gusenga Imana, mwanya wo kwinginga Imana, mwanya wo gutakambira Imana. Hagurukira mu mwanya uri muri iri teraniro kugira ngo Imana yongere guhembure, gusubiza ibihe bya kera. Warasenyutse, Imana ikeneye kugira ngo yongere kubaka. Waracogoye, Imana ikeneye kugira ngo yongere guha imbaraga. Imana irahari, haleluya. Imana irahari, mwuka wera w'Imana arahari. Imana ikeneye kongera kugendana nawe. Imana ikeneye abantu bari maso, Imana ikeneye abantu barinda agakiza yabahaye. Komeza icyo ufite, nutaba maso nacyo Satani azakinyaga. Wahoze wuzuye, komeza icyo ufite. Iyo yari intego y'ijambo ry'Imana ry'umusoro. Hagurukira mu mwanya wawe, dusenga Imana. Imana yongere ikuzuze, yongere guha imbaraga, yongere kubaka abo basenyutse uyu munsi wa none. Munyemerere dukomere amashyi Imana kubwo wongeye kuvugana mu mitima yacu muri ibi. Ndabona umuntu mwahagaze.